Ubu nta mujinya ufite. Wikise mani maze 2 weeks ndi mu bitaro ariko meze neza Hagati aho ahubwo iki kintu cy'ibitaro nawe ibonye hari n'umuntu wabipostinze ntiwananutse urumva nyine abantu bari batangiye kumva ko nsigaye ndwaragirika cyangwa ufite n'izindi level z'ibindi bibazo ngasigaye yaranduye ubundi twanabimenya dute ntabyo tuba tuzi ntabwo wabirwara ngo ntugire utema ibu gusambana kuri wowe n'icyubundi sinakubwiye ko gusambana ni icyaha ni ikibundi wowe kuri wowe ni igihe umuntu umwe yasambye n'undi agasamba bose agahurira hamwe bagasamba gute se ko nzi ko gusamba umuntu aba agiye gupfa ariko ngo ndigire none se ugira ngo buriya si urupfu bango njyewe ndaza nasambye nze ngusambiraho nawe niduhura nawe rero wasambye ubwo turasambana ubwo rero niduhura wowe utasambye kandi nanjye nta wenda niba wowe wasambye nge nkaba ntasambye nge nyiri muzima ni hahandi nyine uza wasambye nkakwigizaho nyine ngakomeza nahise posting akantu kuri stat yanjye ndavuga ngo niba ukeneye umuntu akaba ari kukwereka ko ari bize nawe babize mu byawe ese ubundi kuki duhugira ku bantu twabaye bize mu byacu bakadushaka natwe turi bize ibintu byacu byabuze abantu babyitaho kuko turi bize because of we are busy to somebody. None se reka nkubaze wavuga ngo ntiwajya kwita kuba bize ku bantu none se uri ku isi yawe wenyine cyetse nimba uri hano wenyine kuki uhugira ku bintu by'abandi byawe bigakererwa yola nzubwenge kabisa respect nzubwenge kuko niba hari nk'utuntu tune nshaka abantu mu buzima bwabo bazagira ubuzima ari ikintu cya mbere ugomba kumenya wowe ugomba kumenya yuko Bite byanyu mwese mukurikiye Legacy TV be all in or be nothing at all niyo slogan ya buri munsi aha duherereye ni aho bita Kacyiru KGL Rwanda abantu mutuye Kacyiru big up to you abari hanze y'igihugu cyacu big up to you nizere ko mwese mumeze neza muri kumwe nanjye Albina Sydney of course behind the camera we have Miguel aho se turi kugenda dusatira aho LILIOSE atuye benshi mwagiye mumukunda bitewe n'ibiganiro akora by'urukundo ashobora ko ari umwe mu bakobwa b'inzobere mu by'urukundo inzobere mu by'imibanire inzobere mu bintu bigiye bitandukanye cyane ariko amakuru uyu munsi avuga ko yendaga gupfa ariko ndashaka kureba se ubundi yapfuye uriya muntu yapfara wapfara how are you? You looking good. Cyangwa ubundi Miguel nagihere hasi bimeze bite niwe muntu ntajya amenyera ufata ikanzu kambaraho kenshi no kubera iki ikanzu ikote nyine ugashyiraho nka kenshi nk'ibura gushyiraga high heels nta bintu by'ama high heels kubera ntabwo wakwimanika bite twimanika kubera iki kuki se mutakwimanika ubundi ikibazo kiri mbanze nkoremo inete murebe ni ukubera ki mutakwimanika ahubwo twimanika habaye cyarubwe none se ntabwo ujyambaye inkweto ndende ubu ngubu na rimwe sindanakubona sundi buriya inkweto ndende zimaze iki ko umuntu yazambara zituma uba elegant ukeguka nyine umuntu akabona ko uranyana nkanjye mugufi ndeguka ntabwo biguhindura ariko n'ubundi urasubira ukaba kwa kundi wari uri no so what nta mpamvu cyo ko iyo zakozongeraho zikagumaho nkakomeza ndi elegant as you are telling me but ntago bari ngombwa izi nizo za mbere izi ngizi gutya nyine mutegura LILIOSE ariko birakubereye hagati banatubwire muri comments bavuge ko bitakubereye birakubereye pe ninde wakwambitse iri kote rivahe iri kote rero iyi design yavuye mu mutwe wanjye ariko umuntu wayidesigninze ntago ari umunyarwanda kabisa yayikoreye ino oya ko hahisha ni biki Nairobi what are you no like you made a note like watumye command wagiye I was there like around 2 months abari nabwo ukoresha ikote turi muri twe twagiye gusura abantu nyine with my grandfather family members just nabindi amazing mitambona kaide nyine karaje iri ni ikote albi turebe inyuma turebe inyuma ari ikintu ni ikote abantu batazanshishura nagakora birahagije nagakora ubu serious
batazagushishura inyuma baharebera iki iri kote rifite copyright ubu copyright ni MC LILIOSE. Aleluya. Naho umuntu warisangana mu Rwanda rubi tubwizanye uko. Nese umuntu ashaka gukoresha design nk'iyo wamufasha se basi? Namufasha. Ashaka kuyikoresha yabanza akanyishyura yabagiye konkopiya nyine. Nuvuga ngo nta copy paste ushaka na duplicate. Niyo mpamvu ntashaka kukwereka inyuma yaryo. Mana nje ndarunguruka yose amahirwe. Wowe urunguruka birabyemereye ko nyine urumva turi kumwe. Ariko ntago ari n'abantu bose babimenye. Ntazabona undi muntu aryambaye cyaba ari ikibazo. Nibura ni nk'amafaranga ngaye rihagaze mbabara ko ndi kubona ni ryiza pesi ibanga n'abaturiya barabibona. Usashaka kujya mu bivuge byose. Pfa kugereranya hagati yaya naye. Iri kote guhera hejuru gutyo mu 200 300. Ntabwo iryo narikoresha. Ese byose nyine ibyo ndya byakwishyurwa n'iki biterwa no kubyiyumvamo n'icyo ukunze. Aho bireka nkubaze ugiye kugura akantu nk'aka ngaka ahantu ugasanga bari kukagurisha million kandi uragakunda ntago wakagura. Nje kirenga ibyo bintu sinjya mbikora. Kubwanjye cyo kozari ku kintu ukunda. Ku kintu nkunda nuvuga ukunda amakoti rero. Iri kote ni design yanje mu mutwe ndayikunda kabisa. Ako mu busanzwe nzi wayisanga. Nukuri umva ko abantu bavuga ngo abantu designer babaho baradoda batandukanye aba designer nago ngenze n'aba designer benshi cyokora wenda nka kasi kamutwikire Fashandra muri Cassandra so muzi ndamwumva ariko nago ndamubona aratwika nyine mu midodere uyu mudozi rwose sinzi niwe mudozi tuziranye abandi wenda tutaziranye munyihanganira niko byagenze ariko ni wenzi wenda we yagerageza karadoda tukareba ariko hanyuma izi graffiti zirimo ndi kubona ari Afrika aya mabara nyazi kuba rasta nuko ari umurasta akumurasta uzi icyo bishatse kuvuga muri meaning y'abarasta n'abantu bakunda amahoro ariko nanjye buri nkunda amahoro ubwo nanjye ndi umurasta niba abantu bakunda amahoro ubwo nanjye ndi umurasta niyo mpamvu bashyizemo amabara aya mabara umuhondo icyatsi amabara nyine agaragaza hiro by'umutekano ariko mana LILIOSE nari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye. By the way ufate n'umwanya ushimire cyane abantu bagiye bandika ama comments hari abantu benshi banditse ati umukobwa uzamugarure asi umukobwa ibintu avuga nibyo buriya nibyo wowe nko ama comments wakiriye wowe ubwawe nkaya ama comments nakiriye message z'abantu batandukanye nk'urugero nibura izingenzi dushire mu mayanze telefone nyisize mu rugo ariko na wenda nagasomye wenda zimwe na zimwe ariko hari abantu banyandikiye ari nk'umuntu wambwiye ati nje mfite ikibazo ndi muri long distance relationship umwe ari kure undi ari nyine ari mu gihugu so rero umwe niba ari kure y'undi bakaba bamaze imyaka hafi 5 batari kumwe ariko amubaza ibijyanye n'urukundo ukumva nyine ntago nyine ari kubimubwira neza ntago ari kumuha makuru ahagije so bimubana ikibazo yari yarambazaga ati umuntu niba umubajije ikintu iki akakubwira gutya na gutya na gutya wamukorera iki wakora iki yumva nyine amahitamo yaramuzonze kuko amubwira yuko amukunda undi akamubwira ko ari busy hari ibintu ahugiye my friend umuntu akubwira ko ari busy mukundana that person ntagari mu nzira zawe buriya reka nkubwira umuntu mukundana murahuza iyo mudahuza ntago mukundana ariko LILIOSE kweri rinishano mu gihugu rese reka nkubaze nimba koko ndibize nkanje urugero uretse gato tugende gahoro turi kuri umuntu wenyine njari ikintu ndi gushaka kumenya urabona nkanje ubwanje nka Albina ndi umukobwa wirwana ndi umukobwa ukunda gukora ndakora kandi cyane baranabizi ariko se nimba ndi mu kazi ukamamagara umukunzi wanjye ambwira ndi bize turaza kuvugana nyuma cyandi busy uyu munsi ntumvugisha the whole day simpari ejo nibwo nzakubonera umwanya tunavugane kandi nta n'urwango nkizemo ubwo nuvuga ngo ntago umuntu mba mukunda wanyumvishije uburyo butaribwa kuba busy kuba umuntu yaba busy mu minota mikeya cyangwa mu gihe runaka ari mu kazi no kubona umuntu akubwira ngo hari ibintu mugiye my friend umuntu ahora ahuze umwe kugashundugasharaga akihuze kandi mukundana ngo ruvuga ngo yamubwira ari busy from Monday to Sunday hariho exception ebyiri ashobora kuba yarabonye undi akaba atakigufitiye umwanya yarananiwe kugukatira kuguhakanira katagukunda ahubwo agatangira kuvuga ati nyihanganira nyine ubu uri nka backup tu kugira ngo wa undi nibyanga backup plan B
ubwo ni plan B uzahita ufatira ni ukuvuga ngo ubu uri second option yala abantu muri mu rukundo muri amahitamo ya kabiri rwose ndabakomeje yala LILIOSE hagati aho ubwo nimba uwo muntu ari umwe mu bakuvugishije hari n'abandi uko biri kose nta muntu hari n'abaje nyine basaba n'intunze banasaba inke urukundo umva nyine n'umuntu nk'umuntu umaze igihe atari muri relationship bahise batezamo ntago wababuca yala warabakatiye dukomeze ikiganiro ntago nava utabimbwiye bihagaze bite ushaka kubimenya bihagaze bite ndashaka kubimenya oya naye ndimo ngusobanurira nyine urumva niyo umuntu aje akubwira ati njyewe umaze imyaka 10 wenda nkakurira nyine wabivuze urumva atari byo ni imyaka 10 se ningahe ariko umuntu akaza akubwira ati njye namaze imyaka 12 ntari muri relationship maze imyaka 10 ningahe ntakundana maze igihe runaka ntakundana so abo bantu niba bari muri ubwo buzima azaza nyine akubwira gutyo nyine nuko bazasanga nyine ariko nyine urukundo rurahari tuzarubaha nibahumure hari nk'umunsi uzafungura ukabaha umwanya se hari nk'umukobwa ukubwira uti njyewe ndi kuruhuka for like 4 years 2 days or I don't know ariko hari igihe nzajya noneho mu ruhando rw'icyo kijyanye na relationship n'ibanga ryanjye reka tukireke but nkunda abantu nk'ibisanzwe but I have someone I love yala ntaca no mu kibonye ngo byumvikanye ntaca nihari nabyumvise njyewe bunamenye n'ubwenge hagati aho nta bantu badisinga bavuga ati ariko usubira LILIOSE noneho nk'abantu bavuze ati LILIOSE bira n'ibicyo wari urimo kuko biri kose amakomenti nabonye ni menshi cyane barambye ibintu byinshi n'abantu bambwiye ngo ndi kuvuga ibijyanye ngo n'amarangamutima y'umutima wanjye my friend ibintu navuze nta hantu bihuriye n'amarangamutima ni ibintu biri real bigaragara kandi urukundo hari umuntu utarubamo se hari umuntu utarukenera naravuze ngo urukundo ruvura stress bajya ngo no kubeshya hano mufite ama stress yo kuba nta rukundo mufite mukaza muzinura mumyira ngo njye ngo mfite ngo stress nese ubundi ni gute wumva ko bafite stress ahubwo guhera uyu munsi ngiye kuzambabwira ko afite umukunzi ndanamufite kugira ngo bigende gute batateza ibyateza byamaze kuba birebire kuko niba umuntu ashaka kuza akakubwira ngo urumva ngo ibintu uvuga ngo ni ibijyanye n'amarangamutima nase ubundi wa mugani LILIOSE icyo kintu njye nanjye njya nyibazaho bitewe na experience igikomere biriya bintu nta bihuriye n'igikomere umuntu afite albina ndabikubwira someone who knows niba mbizi ntago bivuze erega ni nk'uko umuntu reka nkubaze ngiye kukubaza akantu gato umuntu utwara igare sibyo cyangwa se umuntu dore rya koti dore rya yola ndabikubwiye ruranaguruka mu kanya ni rwanda iyi ni rwanda no mana yanjye ngambwira ni ukuvuga ngo mu rukundo nyine habamo ibintu byinshi bitandukanye ni nk'uko wiga ni nk'uko utwara igare ukazajya ushobora kurimenya ukaryigisha n'abandi biri ibintu biri real kuba naramenye ibintu runaka muri relationship nganiriye n'abantu cyangwa se nkundanye nanjye nkangira wenda abantu mfasha runaka impamvu mbafasha nuko kubona abo bari muri relationship ziri failing buri munsi ukumva umuntu yakunanye n'umuntu uyu munsi ejo yabivuyemo ukumva ni ibintu nyine bitarama ni gute se wowe uba wumva nese ni yazaje kubafasha ngo LILIOSE ndabyumva ko yaba harimo n'ubufasha ariko se ubafasha ari uko ufite iki cyo kubafasha ni ibyo bitekerezo wumva wowe waremanywe ni ibintu wize ni ibintu wahuye nabyo mu bantu wigagaho ubareberaho bimeze gute ubwo bwenge man yola nzubwenge kabisa respect nzubwenge kuko niba hari nk'utuntu tune nshaka abantu mu buzima bwabo bazagira ubuzima ari ikintu cya mbere ugomba kumenya wowe ugomba kumenya yuko uri the best you are the best nta wundi muntu ukurenze ni wowe ubwawe you are the best albina nta muntu ukurenze man buri wese arenze ku giti cye mu bye niyo mpamvu you are the best icya kabiri urashoboye you can do each and everything icya gatatu uri kumwe n'Imana yawe ibintu byose byagenda neza so icya gatatu rero don't give up for what you are doing ntucike intege
rero nanjye nzi ubwenge kabisa. ubwo ni nayo mpano nzi ubwenge umuntu uzaza rwose ari wike ari umusista wambwiye ejo bundi yakundanaga n'umutipe umva ajya no kumusura arwaye aramurwaza man umusista arambwira ati njyewe umuntu ndamwandikira akandya sin nkamuhamagara ndamubwira nti iyo umuntu ukomeje kumwereka ko umushaka cyane aragusuzugura wimwereka ko umukeneye mwihorere we igihe azumva kuri ngombwa mu buzima bwe azakwakira anaguhamagare akwishakire wowe nahise posting akantu kuri stat yanjye ndavuga ngo niba ukeneye umuntu akaba ari kukwereka ko ari bize nawe ba bize mu byawe ese ubundi kuki duhugira ku bantu twabaye bize mu byacu bakadushaka natwe turi bize ibintu byacu byabuze abantu babyitaho ko turi bize because of we are busy to somebody. none se reka nkubaze wavuga ngo ntiwajya kwita kuba bize ku bantu none se uri ku isi yawe wenyine cyetse nimba uri hano wenyine kuki uhugira ku bintu by'abandi byawe bigakererwa ibintu byacu birakerewe LILIOSE rero reka nkubwize ukuri ibintu by'ibikuta byawe biri mu kiganiro cyanjye ndabirambiwe hagati aho ubundi reka nkubaze ubu nk'abantu bakubwira nk'ibibazo bafite cyangwa se bakakuzanira nk'igitekerezo bafite ukahita ubasubiza kandi buri gihe mpora mbona uri umuntu uri ready ntago njya ubwo si yo ubakubise ibikuta se ari nk'abarakara mukaba mwanarwana nta muntu ndakubita igikuta ahubwo muhukuri ubwo iyo umuhaye ukuri bigenda bite ahava amahoro ubu se niba ushumbwira ngo njye impamvu mvuga iby'urukundo nuko mfite igikomere gutubona mbabaye hari umujinya mbonana mu maso ubu nta mujinya ufite wikise mani maze 2 weeks ndi mu bitaro ariko meze neza hagati aho ahubwo iki kintu cy'ibitaro nawe ibonye hari n'umuntu wabipostinze ntiwananutse wari warwaye what happened Sharubi nafashwe n'indwara nanjye ntaza abantu bayizi muzamfashe mubwire ahantu nakuri miti yayo kuko ntago baranambwiye ngo ntago ikira burundu ni ibiki nyine bihora biza no kuvuga nari ndi mu rugo bisanzwe nari ndi mu rugo noneho nkumva mfite akantu k'imbeho cyane nkaza numva ndakonjemo imbere noneho ndavuga noneho ntangira gucika intege shangaza mpagarara rubi nkumva nacitse intege nagenda nkumva ndi umunyantege nke kandi ari ibintu nasangana ndavuga rero ashobora kuba ari malaria njya kugura kwa teme numvaga ari malaria already ibimenyetso ubifite gusa sinahindaga umuriro nicyo kintu cyari gitangaje nko kwa teme numva sinkize njya kwivuriro ngiye kwivurira bampimye barambwira ngo nshobora kuba mfite typhoid banteye inshinge ariko ko banteye inshinge nkarushaho kuremba umubiri wanjye nkumva urushaho gucika intege uzi kuba umenyeye kuba strong ukumva uri gucika intege umubiri wose mama love mama knowledge imagine ni ibintu nabonye nanjye sharubina numva birambabaje noneho nkazangenda mba wiki rimwe noneho ninjoro mu masaha y'ijoro nka saa 8 z'ijoro fatwa n'ikintu cyo kugira inyota muri nje nazo numva ndashaka kunywa amazi buri kanya nkumva numye mu kanwa nkumva numye ndashaka kunywa amazi ndakubwiza ukuri iryo joro nagiye kwa muganga nteruye igikombe cy'amazi mu ntoki ngenda nkwaho kugira ngo adakomeza kunshira numvaga ndi nko gushya oya numvaga mfite inyota n'amacanshwe n'amake nari mfite mu kanwa tugeze kwa muganga nkubitwa igihwera ni guhwera nyine guhera ugawe gufeintinga mu cyongereza ya weakness nyine fainting noneho numvagamo na dizziness no kuvuga mpumva isereri nyinshi bya hatari bapimye isukari ngo muri 280 ngendo mu diabetike neza mvuga ntago bibaho ngewe isukari noneho yarazamukaga buri kanya ikazamuka umuganga aravuga ati kangutere serum bagiye gutera serum umuti urushinge hajombye umutsi ugahita ubyimbukangana nka gutya umutsi ateye ugahita ubyimbukangana gutya amaraso akanga gusohoka kubw'amahirwe n'imigisha y'Imana ikirinze umugaragu wayo serum tujye kora tubonye umutsi iri bugemo bankiramo serum 5 muri iyo minota zigendera icyarimwe apimye abona amaraso ari kugenda gakeya bya bindi bapima nyine ngo umuntu afite potassium abona amaraso ari kugenda gakeya arambwa se
umuganga nawe bisa nk'ibimucangamo gatoya noneho ngewe ukuntu ndi feke n'umuntu ukunda kwiyumvamo imbaraga byahatari nubwo naremba nubwo byagenda ntabwo ushaka kubitugwa barabibonye urumva muganga bisa nk'ibimudiskurajamo noneho ndamubaza se muganga ngiye gupfa muganga rero buriya abaganga ndanabashimira cyane ni abantu beza niyo waba ugeze kure ntabwo yabikubwira arakubwira ngo ihangane humura ugiye ngo biraje bicemo fresh yanabimbwiye nyuma y'inwe ko yabonaga yuko ngiye gupfa byarangiye we yabibonaga nyine ngo abona ko none ubwo nawe bwari bwamwishe yabibonye nyuma yabimbwiye nyuma maze gukira yabonaga ugiye gupfa ko maze koroherwa avuga ati umwana aragiye nta bindi ubwo buramwica ahita ama transfer ku muhima tugeze ku muhima ngiye nkumvamo nyine ka kabaraga ka serum banteye nkumva nyine harimo aga strong nkumva nyine turi butahe abaganga bapimye amaraso nanone babona aracyagenda gakeya bati ngwino tugende barankomezanyije muri chambre bamaye igitanda mu buryo ntatekerezaga ko bari bumpe igitanda abaganga buri muganga wese bapimye babona amaraso yanjye yavuze kuvuga no kuvura ikivuguto ukuntu kimera amaraso nyine ntabashe gusohoka kubera ko yavuze ngo ntiyatembaga abaganga umuganga yicara hariya hari umuganga sinzi amazina ye amwita Nirere ni umudamu yaravuze ngo ushaririyo ngo ibipimo byawe biteye ubwoba akivuga gutyo ku mutima nkazajya nibona noneho napfuye ni mama nibonaga napfuye utinya gupfa mu nzozi zanje aya ntago ari kuvuga ngo natinyaga gupfa ariko ibintu hari ibintu byinshi umuntu aba atarasoza kuri no si ari proje umuntu aba afite akavuga ngo mana aka kanya ntago ngomba kugenda avuga mana haga aka kanya ngomba kugenda ariko ibitekerezo bikanga nkibona urabona ukuntu stati z'abantu zanditseho ripu tusigaye tuzibona kenshi muri ndabizi nkibona nanjye ifoto yanjye iri kuri stati hariho ripu we nibonaga nanditseho ripu nawe na muganga wese andebye nawe n'ubwoba abaganga bafite ahita mbona nanditseho njye nkibona nanditseho ripu nari natinya no kongera gusinzira banteraga serumu nicaye uvuga uti nahita ngenderako abaganga ubwo bakomeza kubica bukomeza kubica banyira ibiserumu byinshi serumu natewe ntago wazibara rubi amafaranga natakaje aho ha gereranya ni nkanga ibihumbi nk'amagana kuko niba narabanje hari iwacu hano iwacu nyine muri clinique muri clinique kubanzayo urumva ntago ibintu bya mituweli ntago akenshi bikora cyangwa se ngo amasiranse runaka nirishyuye nyine kwishyura mu ntoki nahamaze hafi iminsi ngahe bo bakigerageza bavuga ngo niyo bashobora kuba ari tifoyide iraza gukira noneho nkomeza gutinda muri ibyo muganga ageze afata transfer anyohereje ku muhima tugeze ku muhima tuhamara iminsi mani muganga yahise afata ako kanya irijanse kuri ntuza kusashka nuvuga ngo waciye nibura mu bitaro bine ni nk'ibitaro bine ubwo waciye muri mba ntibeshye sehashka niho naherukiye tugezeyo umudokiteri barampima bapimye ibipimo bati he ubwoba nanone isukari yongeye yazamutse buriya umubiri ni ikintu kibi ushobora kugira indwara imwe ikaguteza izindi ni ukuvuga ngo indwara nari nagize ari gushobora gutuma mpita ndwara diyabete kubera ukuntu isukari yazamukaga ni ukuvuga ngo umubiri wo uba ushaka kwiyadapta uba ushaka kugira ngo nyine icyo kintu cyateye mu mubiri wiyadapta ushaka kubirwanya noneho umuriro niba ari umuriro ukaba mwinshi kugira ngo urebe ko ka kantu gatwika kagasha nyine niba ari umubiri nyine ufite ukuntu wiyadapta nubwo utanywa imiti sha Albi narapfuye ndazuka simubeshye wumvaga gute tukiri mu gupfu kuko hari ntago ngiye ubwanjye namvaga napfuye kuko niba amaraso y'umuntu yavuze aka kanya abantu bose tumaze kuvugana nabwiye ikibazo cyanjye barambwira bati umuntu wese wagize indwara yo kuvura ko amaraso yarapfuye nta muntu bazuriho muri make ni wowe wenyine ubashije kwa muganga uhava byo babivugaga bati like urumva nahavuye cyo kora mfite amaraso makeya mfite amaraso make urumva nyine hanyuma imiti ndi gufata kwiyitaho gukurikiranwa n'abaganga kuko n'ejo nari nagiye sehashka nyine ndi gukurikiranwa n'abaganga cyane kubera amaraso nyine yabaye makeya ntibakubwiye ikibitera ni urumva
ni indwara nyine iraza iterwa n'indwara n'ibintu byinshi bitandukanye hari abantu bayigira kubera ko ari abamama nyine bikaza gutyo ariko njye sinzi umumama ndi umukobwa ni ukuvuga ngo hari indi ndwara rero iterwa no kugabanyuka kwa microbine zikora amaraso mu mubiri zigabanyuka kubera iki iyo ndwara bayita anemia indwara iterwa no kugabanyuka kwa microbine no kuvuga ngo microbine zishobora kuribwa wenda n'amabacteria runaka mu buzima bw'umuntu noneho ya maraso kubera ko za microbine zagabanyutse zigakora amaraso make iyo wafashwe rero gutyo utangira kugira ibimenyetso runaka ibimenyetso by'ibinya mbere najyaga mbigira ibintu by'ibinya mvuga siko nsigaye ngira ibinya cyane byagenze gute ahubwo ntago nabisobanukirwaga nibyo rero byari birimo kuza noneho ntangiye kubona utuntu tw'udutsi mu ntege tubyimba nkabona ku birenge tubyimba bikurikiraho nyine ibyo byo gucika intege rero ni ibyo ngibyo ibimenyetso bimwe na bimwe nk'ibyo ngibyo biba bihari bituma iyo ndwara iza abantu bayigira barapfa nuko none se LILIOSE bigeze bakubwira ati basi hari ukuntu uzajya witwara none ubu aka kanya hari ukuntu ndimo kwitwara nka gute ndi gufata nyine imiti ishobora kongera amaraso gukora amasiporo nyine kugerageza noneho n'ibyo ibintu by'isukari kuko byari byamajije kuzamo ari ibya kese runaka nyine ushobora kuzamo kubera ubwo burwayi nyine ubwo nabyo ngomba kubigabanya by'amasukari ukongera ukaba umwana witonze nk'ukwezi kumwe LILIOSE none se mu buzima busanzwe hagati aho ugisohoka mu bitaro ubona wakize wumvisha umeze uti ko biri kose harimo kwishima kwakize nashimye Imana albi Imana irakora njyewe igihe natekerezaga ko napfuye nararyamye ndota nkisi shanda birota mu nzozi nyina nuko abantu bari kunsengera ari abantu benshi abantu dusengana abantu nyine benshi baransengeraga message nyine twarazibonaga abantu batandukanye batuvuga bati umura uzakira noneho abantu bari banurwaje batangiye kugira mu ubwoba bamaze kuvuga ngo amaraso yavuze agatuma umuntu arapfuye noneho nka mama wanje ugira ikibazo cya pressure ubwoba nyine bwaramufasha ariko urumva nyine ntago yagizemo shoke mama wawe ntago byabura uri umubyeyi ukumva umwana wawe afashwe n'ikintu runaka giturutse from nowhere kandi usanzwe umuzi ko ari strong atari umuntu urwaragurika uzi ko abantu ndibuka twagiye muri shuti ya Cassandra baby uririmba ni umushuti wanjye rero tugiyeyo ndamubwira ariko ndumva afite umunaniro nkazangira gutya nkumva ndi kunanirwa albi nkumva biri kumfata nkumva sinzi uko ndi kunanirwa ndamwana ariko ndarwaye ariko ndabona ntari gukira ndamwana natekereje ko ari malaria arajambya ngo ko se wa mukobwa we kusiga rwaragurika cyane urumva nyine abantu bari batangiye kumva ko nsigaye rwaragurika cyafite n'izindi revo z'ibindi bibazo ngasigaye yararwaye yaranduye ubundi twanabimenya dute ntabyo tuba tuzi ntabwo wabirwara ngo ntugire utema yabo gusambana kuri wowe n'iki ubundi sinakubwiye ko gusambana ni icyaha ni iki bundi wowe kuri wowe ni igihe umuntu umwe yasambye n'undi agasamba bose bagahurira hamwe bagasamba gute se ko nzi ko gusamba umuntu aba agiye gupfa ariko ngo ndigire none se ugira ngo buriya si urupfu ya bintu ni urupfu rubwisinguresha ni urupfu niba umuntu umwe yasambye undi agasamba bagahura bahura bate kandi bari gusambana nyine urumva umwe azasa niba uri kuvuga ngo njyewe ndaza nasambye nze ngusambiraho nawe niduhura nawe rero wasambye ubwo turasambana ubwo rero niduhura wowe utasambye kandi nanjye wenda niba wowe wasambye njye nkaba ntasambye njye nyiri muzima ni hahandi nyine uza wasambye nkakwigizaho nyine gukomeza niyo mpamvu wowe ibyo utabikora ni ukuvuga ngo abantu baza basambye mbasunikira hirya ko njye mba nkiri muzima nta kuki utabatabara ahubwo ko uba wumva batameze neza jewe nsambe wowe ukamufasha jewe kopa kugumana ubuzima bwanjye nta bintu byo nta no kumufasha ubona atameze neza nkizi ndwara ikomeye abantu bose barwara bagapfa nindagiza nishore no mu bintu byo kwisambisha ntago by the way hari abantu nabonye muri comments bavuga ngo ariko usi umukobwa nganywa ibiki ni ibiki umwiri ijwi ryawe risaraye gutya ni ibiki niko meze uzi ko kuva njye nkiri umwana mvuga gutya uri nakana gato avuga urwo rujwi ubwo ugasaba nk'amatuba mama nukuba ku ishuri abantu bari bazi ko nyine ijwi ryanjye nyine rimeze gutyo nyine riri unique ariko se ubundi wamunshaka yeke riri unique ijwi ryanjye riri unique nta bintu byinshi wongera kumbaza
ijwi ryanjye riri unique uyu mukobwa uvuga nkanjye azazanye je ntawe wari mu Rwanda se niko ushatse kuvuga nawe kandi nakubwiye ko buri muntu wese agira umwihariko we I'm the best on my voice nshaka yicaye nuko turumirwa ntago nkubeshye njye sinywa ibiyobyabwenge njye ndakijijwe Rubi njye sinywa ibiyobyabwenge sengera he nese gukizwa no gusengera mu rusengero mujyanye urusengero rwawe usengeraho nzaze nanjye ni ibintu bisanzwe nzaze ni kari nihe uteranira basi uteranira he LILIOSE uteranira muri kingdom he ariko sarbi kingdom what kingdom embassy ni hehe iba ku muyumba reka nkubwira Rubi reka nkubwire buriya mu buzima nyine urumva simbiza abantu nyine mutarumva ko muri the best ku giti cyanyu mufite ibibazo byanyu byihariye ahubwo coming to that turi kuvuga ngo best and all n'uburyo abantu ubayoboramo mu buryo bw'ubuhanga bwawe ubu bigeze hari nje ntago nkuru umogi sinywa inzoga sinywa iki sha uko na fanta menya hari ntakinywa ubu noneho nayivuyeho kubera isukari ngomba kwireba ubirijwi rya rire naturel wakuze ari ukuvuga nta wundi muntu mu rugo uvuga gutyo undi muntu se uvuga gutya nyine ntawe kereka ba petit frère nyine bavuga nkanjye ubwo ntibajya kuvuga ko nawe ushaka kuba ari nk'umutomboy ushaka kuba wari ugiye nko kuba umutipe nasirijwe mana yanjye wanizijwe amabere sha ko wanizijwe ufite amabere nagire nuza ariko ahubwo nyine sha biri unique ntago ari ibintu byose abantu ubona bakunda kugira buriya reka nkubwira umuntu uzakubwira ngo ufite ngagasekera hano ngo ufite ngo iki ni ibintu bya biri unique niba ufite ikibibi n'ibyo biri unique ntazajye umuntu ukubwira ko ari inenge ngo ni ubumuga nibyo byiza byawe muri make njye hari abantu bambwiye ngo ubwo ngo mfite ikibazo ngo niba ngari hariya ngo ni igikweto ngo kikirimi niba ari kirimi sinzi ukuntu babyita ubwo ntago bagikase my friend is I'm unique ubuzima bwanjye bumeze neza ubu noneho ndi icyuma kabisa ndakomeye hanyuma dusoza hari ikintu ushaka kumenya did you do any movement muri bya bintu byawe mu buryo usobanura abantu imvu n'imvano y'ukuntu babana neza these days I'm not ntago urumva nari maze igihe ndwaye wamaze harya 2 weeks urwaye uribuka cyagiye dukora interview nyuma yaho nibwo nafu wahise ufatwa ntago nigeze nongera gukora ariko soon uragaruka uradufasha kabisa oya ariko ntabwo ari na ngombwa ntago mukeneye YouTube channel akacana uzadufasha ibintu mukeneye YouTube channel nose uzabigenza ute cyane ko zabiciye nose uzabigenza ute nimba bidaciye kuri channel nzajya mbavugisha mbahamagare mbavugisha none se nk'ibyo bintu ni ibintu uzajya ugira nk'ibintu byishyurwa LILIOSE ibintu byishyurwa urumva ni nka consultation niko nabyita gufasha abantu ntago ubundi gufasha abantu byakagombye kubinyishyu kuburi iyo ikintu bakise gufasha iyo ikintu kise gufasha aba ari ugufasha nyine none se kibinyishyu gute kandi ari ugufasha ubufasha burishyuzwa ni ukuvuga ngo nabigize business kandi I'm not doing a business I'm just helping people niba uri gufasha abantu bafashe bo niba bishima bazagushimira ariko se bitwaye iki nabyo nta nicyo binatwaye ubwo ni ukuvuga ngo uwakugana uwo ari wese uzaba uri kumufasha ntabwo ndamera neza babe baretse none ntabwo ndamera neza ndacyarwana na life ndacyanywa imiti ndakiyitaho so nimara kubona ubuzima neza maze gusubira muri mood neza I will make up babibone kuri social media posting ko you're back I'll be there don't worry they need to catch up then bagira ikibazo kabisa I'm here for them erega buriya ntago ubayeho kubera kubwawe ntago wowe ubayeho kubera wowe ntago ubayeho kugira ngo wigurire inkweto wigurire amaherena wigurire Libans cyangwa se nyine utuntu nk'utwo ngutwo ukeneye ntago ubayeho wibereyeho abandi albe kuri no si niba ubayeho nta muntu urafasha nta kintu uzimarira ako kantu ni ukuvuga ngo niba ubayeho muri ino si nta muntu urafasha ndakubwiza ukuri uri igihombo nawe ubwawe uri igihombo ku giti cyawe we move exactly people watching us right now nari ndi kumwe na MC LILIOSE umushaka
genda urebe kuri social media ze. Thank you so much for having us. Wakoze. Hanyuma agakaritsiye kanyu ni ka fresh ni wane. Big up to everybody who's watching us. Hano ni wane ariko ni heza. Ni sawa kabisa. And of course abantu mwese mwe mudukurikiye nimba utaragira ufasha ni igihombo kuri wowe utaragira ufasha. Oya ni igihombo ubwe ni igihombo. Wowe uri igihombo. This is Legacy TV, Albina Sydney, MC LILIOSE, behind the camera Miguel. Mwese mwe mudukurikiye. Blessings mbabara no bigihombo nta kindi.